Abagiye kwiba ihene byabagendekeye nabi. Ibi ngibi byabereye mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera murenge wa Muyange habiri igikorwa cy'ubujura bw'amatungo cyarangiye mu buryo bubabaje, aho umwe mu bakekwa buno bujura yapfuye nyuma y'imirwano yabaye maze akakomerekera bikarangira apfuye. Ibi ngibi byabe mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 18 Mata 2026 bibera mu mudugudu wa Rwakarimira akagari ka Kibenga ahagana saa 8 z'ijoro, ubwo abantu bakekwa buno bujura bateye urugo rw'umuturage witwa Karimba Valence w'imyaka 63. Amakuru atangwa n'abaturage avuga yuko aba bagabo bataramenyekana bamukingiranye mu nzu, hanyuma bica ingufuri y'inzu yarazagamo amatungo batwara ihene 7. Mu gihe ibyo ngibyo byabaga, inkoko zatangiye gutaka bituma nyir'urugo abyuka. Yagerageje gusohoka ariko asanga bamukingiranye, ahita anyura mu idirishya asohoka ajya kureba ibiri kuba. Ageze hanze ngo yahasanze abagabo 3 bakekwa ubwo bujura, umwe ari mu nzu arimo aragerageza kwiba za nkoko. Aho ngaho niho imirwano yatangiriye, maze uyu mugabo nyir'urugo atangira gufatana n'abo bajura mu ijosi. Muri iyo mirwano Karimba yakoresheje umuhoro akomeretsa umwe muri abo bagabo ndetse amukomeretsa mu mutwe bikomeye cyane, mu gihe abandi bahise bahunga barirukanka. Wari wakomeretsa abonye agiye gupfa ahise atabaza. Abaturage ndetse n'urundo barahagera batangira gushakisha ihene zari zibwe. Zaje kuboneka mu cyapa cya Nyagihunika mu murenge wa Musenyi, abari bazifite barazita barirukanka kugira ngo bacike batabafata. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande nyir'urugo nawe atabashije kurohoka imirwano kuko yakomerekejwe cyane bikomeye, kuko bano bajura bamuteraguye amabuye ku kaguru bigatuma acumbagira. Wari wakomeretse bikomeye ajyanwa kwa muganga ku bitaro bya Nyamata, ariko aza kuza kuhapfira nyuma y'igihe gitoya. Amazina ye ntabwo bigeze bayatangaza ko yareka atashoboraga kuvuga. Nubwo ihene zasubijwe nyirazo, amakuru akomeza avuga yuko nyir'urugo atemye uyu mujura nawe arimo arahigwa Bukware ndetse arimo arashakishwa kugira ngo ashyirizwe polisi mu rwego rwo kugira ngo bamukorere iperereza ku byabaye. Iyi nkuru kandi igaragaza uburyo ibikorwa by'ubujura bishobora kuvamo ingaruka zikomeye, ndetse kandi kabone n'ubwo umuntu yaba arwana yirwanaho, amategeko asaba ko ibyabaye bisuzumwa neza kugira ngo hamenyekane niba nta kurengera kwabayeho ndetse n'ababigizemo uruhare baryozwe. Kugeza ubu ngubu inzego zibishinzwe ntabwo ziratangaza amakuru arambuye kuri iki kibazo, gusa iperereza aracyakomeje kugira ngo ukuri ku byabaye kumenyekane. Nawe nyir'urugo wakomerekeje uyu mujura witabye Imana akaba akomeje guhigwa Bukware ndetse kugeza ubu ngubu akaba atarafatwa. Ngayo nguko rero ibi ngibi byabereye mu karere ka Bugesera. Mbabwira ni ndacyari Obi, nayo ngiyi ni Obi Time News muri kano karere ka Bugesera. Obi Time.